nyuma y'uko perezida Evariste Ndayishimiye amaze gutangaza amagambo akomeye cyane agaragaza igitero gikomeye cyane simusiga agiye kugaba ku Rwanda. Ku munsi w'ejo biravuga ko perezida wa Kenya ndetse na perezida wa Uganda bahamagaye bakanaburira perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu mugambi mubi wo gutera u Rwanda. Ibyo ndaje tubyinjiremo turebe ngo ese bimeze bite, se intandaro y'intambara bimeze bite, dore ko abanyarwanda benshi arabo turi kuganira bakambwira bati si intambara irabishingiye kuki, intambara igitero Uburundi bushaka kugaba ku Rwanda kiraba gifitiriye shingiro, Uburundi niye mpamvu igiye gutuma Uburundi bugaba igitero ku Rwanda. Ibyo byose ndaje tubisobanure tubyinjiremo tugerageze kubyumva neza cyane kugira ngo ibintu birusho kugenda bimera neza cyane. Ndaza kwifashisha amwe mu magambo ibitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kwandika byandika ko ngo ingabo z'u Burundi zimwe zamaze no kwegera rwose hafi mu birometero biri hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, bivuga ko rwose ngo majyaruguru y'u Burundi hamaze kurundwa ngo ibikoresho biteye ubwoba ngo byiteguye n'undi kuba byakerekeza imiriro mu Rwanda. Ayo ni amakuru rwose ibitangazamakuru byari mu gihugu cya Uganda byanditse, ariko by'umwihariko by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nibyo byagerageje kwandika iyi nkuru, kuko ntago byanditswe n'ibitangazamakuru biri mu Burundi imbere, ahubwo byanditswe n'ubundi n'ibitangazamakuru bikorera mu mahanga, ibyo muri Uganda ndetse n'ibitangazamakuru by'imbere mu Burundi nabyo biri kwandika iyi nkuru, ariko ntago biri kwerura ngo ese nihe mpamvu iri gutuma perezida Evariste Ndayishimiye umunsi ku munsi n'ubundi gahunda rugutera u Rwanda. Rwose ngo nta gisibye igitero ngo ku Rwanda kigomba kugabwa, kandi ngo ni kamwe mu gace ngo bagomba gusogongezaho u Rwanda, ngo ntago bazazana ingabo zabo zose, ngo bazazana ingabo nke cyane, kuko barabizi ko ngo baramutse bazanye ingabo nyinshi ngo u Rwanda barugira umuyonga nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Ariko icyo nakubwira cyo cyangwa se ikigaragara nuko perezida Evariste Ndayishimiye ari kwiga strategy yakoreshejwe n'uyu mugabo Tshisekedi, kuko murabizi ko burya ikintu kijyanye no kuba umuperezida manda iri kujya mu mage, kuko abaturage iyo bagutoye bagasanga ibikorwa remezo ntacyo wongereho, iterambere ry'abaturage, izamuka ry'ibiciro n'ibindi bigiye bitandukanye, ntubashe no guhangana nabyo, kuko hari nk'ibyo wenda ikiremwa muntu kitakontorora, by'umwihariko nk'abanyafurika, kuko nk'ibiciro bya peteroli, ibiciro bya essence n'ibindi bigiye bitandukanye, rwose ibyo ngibyo nta control tubifiteho. Ariko abarundi barakubwira bati twebwe hano imihanda amafaranga aratangwa yo kubaka imihanda, ariko imihanda ntayo, ibikorwa remezo nta bihari n'ibindi bigiye bitandukanye twagiye dusezeranwa n'umukuru w'igihugu, ariko agashaka kubakinga ibikarito mu maso. Iyo ni strategy yigishijwe na Tshisekedi, kuko murabizi ko Antoine Felix Tshisekedi ubwo yiyamamarizaga kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kimwe mu bintu yashyize imbere byanamuhesheje n'amajwi by'umwihariko mu bakongomani, nuko ku meza yarababwiraga ati ngewe rwose mukiyemeza ko ngiye kongera kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi nta gisibya nta gikerereza, rwose gahunda ni ugusoza umugambi wacu wo gutera u Rwanda. Rwose abaturage baravuga bati Kongo nk'igihugu gikomeye gishaka kwanga agasuzuguro n'ibindi bigiye bitandukanye, rwose aho ngaho turagushyigikiye, amajwi turayaguhaye. Ariko nawe nyuma y'amezi 2 amezi 3 tube twatangiye kubona ibimenyetso by'uko u Rwanda ugiye kurugabaho ibitero, ariko murabizi uburyo bimeze ubu ngubu byaraheze. Nyine ni strategy, ni zimwe muri strategy abanyapolitike by'umwihariko badafite ubumenyi bwinshi mu bya politike, by'umwihariko ibya gisirikare bakoresha, kuko nk'uyu mugabo Tshisekedi rwose ni kimwe mu bintu byamuhaye amajwi ku kigero cya 70% nk'uko byagiye binagaragara, kuko murabizi ko mu mijyi imwe n'imwe yagiye yiyamamarizamo yabaga akivuga ijambo gutera u Rwanda, rwose amashyi abantu bakayakoma cyane. Ariko ubwo nawe ubona ko nyine iturufu ni yagomba kurisha, igomba gutuma manda yaboneka, manda yindi ya kabiri rwose yongera kuyibona uyu mugabo wagiye unengwa kenshi, umwe mu bagabo badakunzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko wakoresheje icyo bita ingengabitekerezo iteye ubwoba yo kwangisha abakongomani u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nta bimenyetso, ariko bakavuga bati abanyarwanda ni babi, abanyarwanda ni babi. Nyine abakongomani nabo bakahita bifata uko, kuko ku bwanjye iyi leta ya Tshisekedi nyifata nka leta ya Habyarimana, kuko zose ni leta ziri kuberaho ubwicanyi ndetse n'ingengabitekerezo. Rwose ubona ko muri Kongo ntago birerura cyangwa se ntago birafata indi ntera ngo tube twabyita genocide ku buryo bweruye, cyangwa se imiryango mpuzamahanga ibyite genocide, ariko n'ubundi bimenyetso bigaragaza ko muri Kongo n'ubundi
jenoside iri gukorwa umunsi ku munsi, nta gikorwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo wenda reka tubijye ku ruhande, nta kari gaciyemo kugira ngo mvimuzini muzinga iki kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda, mbumvisha uburyo Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yize uwo mutwe, kuko murabizi ko yagiriye uruzinduko muri Kongo mu minsi ishize, aganira na mugenzi we aramubwira ati ibintu byakaze. Abarundi muribuka ko bamwe mu barundi bari muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia n'ahandi hagiye hatandukanye bari batangiye kwigaragambya bavuga bati umukuru w'igihugu cyacu bimeze biti, ibintu bimeze biti, ko uri kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya kurwana na M23 kandi uvuga ko abanzi b'u Burundi n'ubundi bari mu Rwanda, uri kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora iki? Icyo ni ikibazo umuntu yakibaza, cyangwa se ni ikibazo waza ukibaza. Uri kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana na M23 kandi uvuga ko abanzi bawe bari mu Rwanda, kubera iki bitero utari kubigaba ku Rwanda? Icyo kigashyira ku gitutu perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Burundi. Baravuga bati reka twiguye umutwe ndetse tunereka abaturage gahunda yacu, plani n'ubundi ko ari ugushaka wa mwanzi wacu uri mu Rwanda, nk'uko babivuga. Ibyo ni bimwe mu byagaragaye, ariko icyo nakubwira cyo cyangwa se icyo ugomba kuba wagenda umenya nuko Leta y'u Burundi nayo irabizi ko iramutse igabye igitero ku Rwanda byaba ari nko gukoza agati mu ntozi. Ikindi cya kabiri, icyo nakubwira cyo, iyi ni politike iri gukinwa abaturage batazi, ariko n'ubundi itazarya. Leta y'u Burundi iri gukina iturufu y'intambara, ariko irabizi ko nyine intambara ntiyarya. Iyo ntambara niyo yatangira kugaba ibitero ku Rwanda ntibyamara kabiri. Ibyo ni ibintu nkwibwiriye nk'umuntu ubizi cyangwa se ufiteho ubumenyi buke ariko buhagije. Ikindi nakubwira cyo, Leta y'u Burundi mu gihe yagaba ibitero ku Rwanda, icyo gihe byaba bisobanuye ko Leta y'u Burundi igiye mu kaga, ndetse n'akarere muri rusange, nk'uko byagarutsweho na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ubwo yaganiraga na Perezida Evariste Ndayishimiye, baganira ku mutekano w'akarere ndetse anamubaza kuri ibintu bijyanye n'intambara u Burundi buri gutegura ku Rwanda. Ibyo byose niba byagiye bigaragara, ariko hari ibyo tuzavuga nibiba ngombwa, hari amabanga tuzavuga, hari amabanga tuzamena. N'ubundi u Burundi, Abarundi twagerageje kubereka ko ari abavandimwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe arabizi, aranabivuga, arakubwira ati rwose Abanyarwanda n'Abarundi ni inshuti, ntiwabatandukanye. Abazungu bo batabizi ariko babasha kumva Ikinyarwanda, iyo bumvisha Umurundi bumva ari Umunyarwanda, iyo bumvisha Umunyarwanda bumva ari Umurundi, babafata kimwe. Ariko Leta y'u Burundi yo irakubwira ati rwose ibitero byo turabigaba. Ku munsi w'ejo amadroni barayakiriye, ndetse na bimwe mu bikoresho bindi bya gisirikare bagaragaje. Banavuga ko kimwe mu bintu byasembuye ibindi byose ari ifatwa ry'inkongi y'umuriro y'ububiko bw'intwaro rwose i Bujumbura. Murabizi ko mu minsi ishize hari inkongi y'umuriro rwose yafashe ububiko bw'ibikoresho by'ingabo z'u Burundi, ndetse binavuga ko hahiriyemo ibikoresho bikomeye cyane. Bavuga ko hari bamwe mu bantu bo muri M23 bagabye ibitero, ndetse banavuga ko bagabye ibitero koranabuhanga, ndetse banavuga ko ari drone yabirashe n'ibindi bigiye bitandukanye. Nta magambo menshi bavuga, ariko kandi nabo bamaze gufata ya myumvire yuko M23 n'ubundi ari u Rwanda rwose, nkuko bagiye babyerekwa ubwo barwanaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ni ibintu byagiye bigaragara, ariko icyo nakubwira cyo cyangwa se icyo ugomba kuba wagira umenya nuko Perezida Evariste Ndayishimiye amahanga akomeje kumuhamagara bamubwira bati rwose kubw'ineza y'u Burundi ndetse n'akarere muri rusange. Ariko ukuri nakwihera, cyangwa se ukuri uri kureba iki kiganiro ugomba kuba wagenda umenya. Ni rimwe mu bintu nagiye nganira na bamwe mu bantu bari mu ngabo z'u Rwanda, ko turaganira. Ni kimwe mu bintu ingabo z'u Rwanda zikundiwe, kuko iyo ubonye aho muganirira muraganira rwose, bakakuha ukuri kwa nyako, ukagenda umenya byinshi. Barakubwira bati Burundi turabizi, ni politike bari gukina, ntago babikinisha, nabo barabizi. Ndetse n'ubundi byaragaragaye kuva 2015, 2016, 2017 kugeza aka kanya. N'ubundi ni ryari batavuze ko bagiye kugaba ibitero ku Rwanda. Hari ababigerageje barabizi, ndetse biranagoye ko bakongera kubigerageza bitewe n'ibyo bahuye nabyo. Ibyo ni ibintu bizwi nyine bigaragara, ibyo no kugenda tubanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko icyo nakubwira cyo nuko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose ngo yicariye inkono ishyushye nyuma yuko ashoye Burundi mu ntambara,
ariko asanga iyo ntambara biragoye, abantu bamaze kwitegura, bamaze kubashyira mu mutwe kagiye kugaba igitero ku Rwanda, bizaba ari isoni n'ikimwaro mu gihe igitero wasezeranyije abarundi bamwe bamaze no kubyishyira mu mutwe, kuko hari bivuga ko abaturage begereye imipaka y'u Rwanda bamaze no kuba bagenda bahunga, batangiye kugenda bahunga umwe kuri umwe, hari abahungiye mu Rwanda ndetse hari n'abigiye hirya nyine bahunga umupaka kubera amagambo ya bamwe mu bakuru b'ingabo mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bitangazwa. Ariko icyo nakubwira cyo rwose nuko ibi ngibi ari politike bari gukina, kandi nta gitero u Burundi bugomba kugaba ku Rwanda, ni mu buryo bwo kujijisha abaturage, kuko byagaragaye ko u Burundi buri kujya ahabi cyane, by'umwihariko ubukungu bw'u Burundi ngo buri kumanuka cyane ku buryo bugaragara ndetse bunahangayikishije abantu. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye ari kureba akavuga ati abantu ndaba mbarangaje ndi mu biki, manda yanjye irarangira abantu bahugiye mu biki, akavuga ati rero reka ntabwo naza mvuge ngo ugiye kugaba igitero kuri Kongo ni inshuti magara, ahubwo kandebe noneho rwa rwitwazo rw'uko hari abanzi bagize uruhare mu baturage bishwe ndetse n'ibintu byinshi byangiritse hano mu Burundi bagahungira mu Rwanda, ndetse mbe nagira icyo nkora ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ivyo nibyo biri gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi akomeza kuba yagenda atangaza ibyo, ariko ibindi biri hirya y'ibyo ngibyo rwose ni igihuha. U Rwanda ntacyo rurabivugaho, ndetse bo banakubwira ko ibi ngibi nyine ari n'imikino ya politike mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nk'uko umukuru w'igihugu cyacu yabivuze, muryame musinzire ndetse mwicure mwongere musinzire mukanguke mujye mu mirimo yanyu. Ibi ngibi twabyita scam, ni scam, ni ubutekamutwe, ni ubwambuzi ari gukorera abarundi ndetse ni n'ubushukanyi ari gukorera abarundi. Reka nze twiganire mu buryo buri diplomasi muri aka karere. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.